ndabashuhuje. Yesu ashimwe, mugubwe neza. Nitwa Musabimana Fortune, ndagarutse kandi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nshuti zanjye, mwatangiye umwaka neza? Abawutangiye mufite ibibazo, Uwiteka ababera igisubizo. Abarwaye, Uwiteka abakize. Abagize ibyago, Uwiteka abakomeze abihanganishe. Hanyuma ndagarutse ngo tuganire. Imana ishimwe cyane. Abatanzi bambonye bwa mbere, nitwa Musabimana Fortune, ndi umudamu ushima Imana. Mfite umugabo n'abana 4, ndakijijwe. Si ibyo ngibyo. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimiye kuri umubyeyi, tugushimiye kuri papa. Uri hejuru y'amajuru, waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibiyirimo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakubashye Uwiteka, niwe ushoboye byose. Duciye bugufi aka kanya imbere y'intebe yawe. Turi abantu buntu, banza utweze udutunganye, udukureho icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo tuboneke imbere yawe dutunganye. Mana, ijambo ryawe niryo ryaremye isi, ijambo ryawe riraturuta, ijambo ryawe Mwami Imana ntabwo twarivuga uko riri, ariko umwuka wera waduhaye abasha kurisobanura. Uno mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, ciye bugufi ngo mbure ugaragare, hagaragara ukuboko kwawe kwiza. Urakoze kudushyigikiye, urakoze kukoranye natwe. Abumva ijambo ryawe, umucyo wawe ubarasire, imbaraga z'ijuru ziratwikire. Urakoze kubanye natwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya, haleluya. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana mu Itangiriro igice cya 9. Turasoma duhereye ku murongo wa 18, hanyuma turasoma imirongo mike cyane. Reka dusome. Bene Nowa basohotse mu nkuge ni Shemu na Hamu na Yafeti. Hamu ni se wa Kanani. Abo uko ari 3 nibo Nowa yabyaye, ari bo bakomotsweho n'abakwiriye mu isi yose. Nowa atangira guhinga ubutaka, ateramo uruzabibu, anywa vino yarwo, arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abibwira bene se bari hanze. Shemu na Yafeti benda umwambaro, bawushyira ku bitugu byabo, bombi bagenza imigongo, batwikira ubwambure bwa se, kandi kuko bari bamuteye imigongo ntibarora ubwambure bwe. Nowa asimbutse amenya iby'umuhererezi we yamugiriye. Twakira ijambo ry'Imana. Munyemerere dusome no muri Bibiliya ntagatifu, nabyo biba byiza kugira ngo dusobanukirwe uko haba harimo ikinyarwanda gitandukanye, ariko twumve neza. Itangira igice cya 9 umurongo wa 18. Bene Nowa basohotse mu bwato ni Semu, Kamu na Yafeti. Kamu ni se wa Kanahani. Abo uko ari 3 nibo Nowa yabyaye, nibo bakomotsweho n'abakwiriye ku isi yose. Nowa aba umuhinzi, atera imizabibu, nuko aza kunywa divayi, arasinda, yambara ubusa, ari mu ihema rye. Kamu se wa Kanahani abona se yambaye ubusa, abwira abavandimwe be bombi bari hanze. Semu na Yafeti benda igishura cya Nowa, bagishyira mu bitugu byabo, bagenza umugongo, batwikira ubwambure bwa se, bityo ntibabona se yambaye ubusa. Twakire neza ijambo ry'Imana. Bakundwa, turi kuganira ijambo ry'Imana, nzanye intego ivuga ngo ambara batabona isoni z'ubwambure bwawe. Ambara batabona isoni z'ubwambure bwawe. Ese iri jambo rishatse kuvuga iki? Munyemerere tuganire kuri iri jambo. Uyu Nowa, Imana yaramukunze iramutoranya, kandi mutoranya mu gihe kigoye, igihe gikomeye. Isi yari imaze kwandura, isi imaze kuba mbi, abantu bamaze kuba babi cyane, basinda, basamana, bakora ibizira. Ariko Nowa Imana iramureba,
imubonamo gukiranuka, hanyuma ishima kumurokora we n'abana be n'abakazana be. Imana iramurokora. Murabizi ko ari we Imana yahaye misiyo yo kugira ngo abazi inkuge, hanyuma Imana izamurokorane n'abo mu rugo rwe ndetse n'amatungo n'ibyo Imana yashatse kurokora, kuko isi yari imaze kuba mbi, abantu bamaze guhinduka babi. Iyo nkuru murayizi cyane, n'igihe Nowa abaje inkuge yarayibaje, bamwe baramufasha ariko abandi bararekera, abandi bagenda babivamo, ariko akomeza kubaza nk'uko Uwiteka yari yamubwiye. Ijambo riza gusohora ubwo Imana yamubwiraga kujya mu nkuge ndetse n'abana be n'abakazana be. Imana ikamubwira ko afata buri gitungo byose, buri nyamaswa yose, ikigabo n'ikigore, ibyo byose byararokotse. Ijambo rero dusomye ritubwiye nyuma y'umwuzure. Umwuzure umaze kurangira, ibyo byose byari ku isi byose bimaze gushira, Nowa amaze kuva mu nkuge n'abana be n'abakazana be, nuko batangira guhinga ubutaka. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Bamaze guhinga ubutaka, hanyuma bareza. Bamaze kweza, atangira kunywa vino. Hano muri Bibiliya ntagatifu aho batubwiye divayi. Uko uyita kose, ikintu cyose ushobora kunywa kikakuyobya ubwenge, kigatuma uta ubwenge, icyo cyose ni igisindisha. Imana itugirire neza. Nowa afata ya vino, arayinywa, arasinda. Nagira ngo tuze kwibaza ngo ese ni ukubera iki umwana w'umuntu yibagirwa vuba? Ni ukubera iki umwana w'umuntu yibagirwa? Ese uzi kugira ngo abe ariyizi neza ko benshi barimbutse kubera iryo singwe, benshi barimbutse kubera ibyaha bitandukanye, ariko kiva mu nkuge ahita yibagirwa. Ahita yibagirwa ko Imana yo mu ijuru hari abo yamaze kwigizayo, hari abamaze kurimbuka bazize ibyo byaha, hanyuma atangiye kunywa, atangira gusinda. Nshuti zanjye, bakozi b'Imana, bantu turi kuganira, nagira ngo tuganire, dutekereze. Ese ni ukubera iki abantu bibagiwe? Ni ukubera iki abantu bibagirwa vuba? Imana itugirire neza. Ijambo ratubwiye ngo amaze gusinda ntiyambara ubusa. Nshuti zanjye, hari ibintu byinshi abantu bamaze gusinda bituma bambara ubusa, hanyuma isoni z'ubwambure bwabo ziragaragara. Imana itugirire neza, Imana idusure. Nazanye ijambo rikubwira ngo ambara isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Ambara ukeneye kwambara, va mu isindwe. Abantu benshi barasinze, udasinze inzoga asize amagambo, abandi basinze inzoga zitandukanye. Imana itugirire neza, kubaho ubusinzi. Abantu barasinze, uzi ko n'ibibazo bigusindisha neza, abantu bakagenda mu muhanda bivugisha, ikintu cyose kikuyobya ubwenge kiba cyarangize kugusindisha. Ijambo riratubwira ngo vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, umuntu ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Imana itugirire neza. Nagira ngo nkubwire, wowe uri kuyobywa n'ibiyobyabwenge bitandukanye, hari ibiyobyabwenge bitandukanye yasindishijwe ngo na ka divayi. Benshi mukabitse mu nzu, muragacyura nyine ukakabika mu nzu, abandi mukakakiriza abakomeye kugira ngo nyine mugaragare yuko ngo umuntu ngo nuko gusuye ngo ukomeye, ukaba ukabitse. Nagira ngo ugakureyo. Kuki wibagiwe ineza y'Imana? Kuki wibagiwe ko Imana yakurokoye? Hari benshi bapfuye, urabibona. Hari benshi baguye mu byaha, hari benshi bagiye, hari abavuye mu murimo w'Imana. Kuki wewe wibagiwe? Kuraho isindwe, kuraho ibyo. Imana itugire neza. Ikintu cyambabaje ni ukubona Nowa yarabaje, Imana ikamurokora, Imana ikamugirira neza, ikamurokorana n'umuryango, ariko yarangiza gatoya cyane agahita yibagirwa. Namwe Banyarwanda n'abandi mwese muri hanze, nimutekereze ibintu byose Imana yagiye iturokoramo. Imana yagiye idukura mu bikomeye, Imana yadukuye mu ntambara zikomeye, Imana yarakurokoye, Imana yakurokoye mu byago bikomeye, ariko urayibagiwe. Wibagiwe Imana, utangiye gusinda. Imana itugirire neza. Utangiye gusambana, utangiye kwiba, uraroga bagenzi bawe. Imana itugirire neza. Nagira ngo mwambare, ambara
ijambo ry'Imana ritubwira ngo nguraho umuti wo gusiga ku maso yawe kandi ungureho n'umwambaro kugira ngo isoni z'ubwambure bwawe zitagira gute, zitagaragara. Irebe nawe wisuzume, mbese urambaye agakiza k'Imana urakambaye? Ijambo ry'Imana riratubwira mu Befeso, riratubwira ngo mwambare intwaro zose zo gukiranuka. Suzuma niba ucyambaye. Intwaro zose zo gukiranuka ziracyariho. Hari intwaro, hari ingofero y'agakiza. Ingofero y'agakiza uracyayambaye. Imana itugire neza. Ambara isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Ambara ingofero y'agakiza. Hanyuma umweko w'ukuri. Haleluya, haleluya. Ambara umweko w'ukuri. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Umweko w'ukuri. Hanyuma inkweto z'amahoro. Amahoro urayafite? Tandukanya amahoro n'umutekano. Ariko mu buriri bwawe nta mahoro, mu byo ukora nta mahoro ubifitemo. Amahoro, inkweto z'amahoro. Haleluya. Nimwambare inkweto z'amahoro. Gira amahoro, kandi amahoro nta wundi uyatanga. Yesu niwe waguha amahoro. Yesu niwe wakunezeza. Yesu niwe wakumara intimba. Yesu niwe wakugirira neza. Ambara isoni z'ubwambure bwawe zitagira gute, zitagaragara. Wowe ntabwo ubona ko umaze kwambara ubusa, inkweto zavuyemo. Imana itugire neza. Inkweto, ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ubwo butumwa utanga ni ubuhe? Imana idufashe. Hanyuma wambare kugira ngo isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Byarambabaje cyane kubona Nowa, hanyuma Imana idufashe, harimo asubira inyuma, harimo arenzwe. Abantu benshi bararenzwe. Imana yaguhaye, urahinga, ureza, urutoki rwawe n'urwawe, ariko nibwo rugusindishije. Urenga izo nzoga, ugasinda, ugakora ibizira. Muri karitsiye nta mahoro uri kubaha. Hindukira, Yesu niwe utanga amahoro. Yesu niwe wakugirira neza. Ibuka ineza Imana yagiye kugirira. Mbese urayibuka? Mbese urabyibuka? Cyangwa se nawe uvuye muri ya nkuge Imana yagiye gutabariramo, none nawe uribagiwe? Urasinze, urasambanye, uribye, wirirwa utukana, wirirwa unagura bagenzi bawe. Nimugaruke. Ijambo ni ukuri mubyumve neza, kandi nanjye hari icyo byamfashijeho, nawe rigufashe. Hanyuma ngo aba bana be bamaze kubona bamwambitse, bashyizeho ako kenda, kubera isoni atangira kuza avuma umwana ngo babonye yuko yambaye ubusa. Rero abantu baransetsa cyane. Abantu kubera ko bakuvuga ibyaha uri gukora, utangiye kuvumana. Imana itugire neza. Se ubusa yari yabwambaye nyine. Umwana aramubona, yangiza agira gute, atangira kumuvuma. Si ibintu biratwigisha iki? Niki byakwigisha? Nshuti yanjye, suzuma niba uko bakuvuga ese ni kuri. Ese Imana uko ikubona nawe urabona ikubona neza? Cyangwa se umaze kwambara ubusa, umaze kumera nka Nowa wibagiwe, akibagirwa ko Imana imukuye mu nkuge, akibagirwa ko hari amoko menshi yarimbutse, akibagirwa ko abantu benshi bagiye bajyanwe n'umwuzure, Imana imurokoye. Imana itugire neza. Murakoze cyane. Nagira ngo mbasabe umuntu wese yongere yibuke inkuge avuyemo. Nta nkuge Imana igukuyemo, nta rupfu Imana ikurokoye muri iyi minsi. Uyu mwaka wa 2024 nta rupfu Imana yagiye kurenza, nta nkuge wavuyemo, none uribagiwe. Nimwibuke neza y'Imana, nimwibuke urukundo Imana ibafitiye, hanyuma muze mwambare. Ambara isoni z'ubwambure bwawe zitagira gute, zitagaragara. Umva baroko, nimwambare, nimwambare, shyiraho akenda. Ambara dore wambaye ubusa, uritikisha izina ry'Imana. Izina ry'Imana yatugwa mu bapagani kubera wowe, kubera njyewe. Imana itugire neza. Ariko Yesu ateze amaboko ngo nimungarukira nzabagarukira. Dusenga Imana, bifuza ko mugarukira Imana nayo ikabagarukira. Imana iduhe umugisha. Dusenge. Ndagushimiye Uwiteka, ndagushimiye ko uri umunyembabazi, utinda kurakara, ufite kugira neza kwinshi. Ijambo ratubwira ngo naho abana b'abantu bakwibagirwa, wowe ntago wabibagirwa. Ngo umubyeyi yabasha kwibagirwa umwana yonsa, ariko wowe ntago ujya wibagirwa abo wahamagaye. Izina ryawe rihimbazwe. Tubonye urugero rutari rwiza rwa Nowa wamaze kubona ubutabazi avuye mu nkuge, hanyuma agasinda akambara ubusa. Ndakwinginze Mana,
hari abantu benshi tumeze nka Nowa, twagiye dutabarwa, twagiye tuva mu nguge kenshi, twagiye tuva mu mpfu nyinshi, ariko abantu bamaze kwibagirwa, bambaye ubusa, bambaye ubusa imbere y'abana, bambaye ubusa imbere y'abakazana, bambaye ubusa imbere y'abakwe. Ndaguhamagaye Mana ngo ugenderere imitima y'abumvise iri jambo, abamaze kwambara ubusa ubambike. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo nimuze mungureho imyambaro, mungureho umuti wo gusiga ku maso kugira ngo amaso yanyu ahumuke. Ndakwinginze ugendereye iyi mitima, abumva ijambo ryawe ribahindure, abamaze kugwa bakava mu nshingano bakajya mu byaha, bagasinda, bagasambana, bagakora izira, bagirira imbabazi. Tubasabiye imbabazi, tubasabiye imbabazi. Abaciye bugufi, abemeye guhinduka, ijambo ryawe nirigira ubutware mu mitima yabo. Urakoze kuko ubikoze, urakoze kuko uri Imana ibabarira, urakoze kuko uri Imana itwambitse, urakoze kuko utugiriye neza. Dusenze tugushima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen. Shalom, shalom, amahoro y'Imana abane namwe. Kanda subscribe kuri M.Fortune, hanyuma usharinge ijambo, abantu benshi bumva ubutumwa bwiza. Mugire amahoro y'Imana.